Sura yake ni 6 mirongo itatu makumi tatu kufika kwa 40 anasema kufika kwa 40 sura ya 6 mirongo itatu n'uwa mirongo ine Biblia igice bitandatu mirongo itatu kugeza mirongo ine yego irimo sorry Some Marko. Tusome kitabu cha Marko sura yake ni 6. Marko igice bitandatu mirongo 30 kugeza kuri 40. Yego. Haza abantu 5,000. Nuko intumwa ziteranira aho Yesu ari, zimubwira ibyo yakoze byose n'ibyo zigishije. Arazibwira ati, muze mwenyine ahiherereye, aho abantu batahukiyeho hato, kuko hari benshi banyuranamo bikaba ari urujya n'uruza, babura uko barya, bagenda mu bwato bajya aho abantu bataba ngo biherere, ariko bababonye bigega benshi barabamenya, bava mu midugudu yose barirukanka, baciye ubutaka babatangayo. Yomotse abona abantu benshi bimutera impuhwe, nuko bari bameze nk'intama zitagira umwungeri. Aherako abigisha byinshi, nuko umunsi ukuze abigishwa be baramwegera bati, data, aha ntihagira abantu, none umunsi urakuze, basezerere bajye mu ngo no mu birorero by'impande zose, bihahire ibyo kurya. Arabasubiza ati, mube ari mwe mubagaburira. Baramubaza bati, tugende tugure imitsima y'idenariyo 200 tuyibahe barye. Nawe arabasubiza ati, mufite imitsima ingahe? Mujye kureba. Babimenye baramusubiza bati, ni 5 n'ifi 2. Abategeka ko bicara mu bwatsi butoshye bigabanyijemo inteko. Bicara 50 hamwe 100, ahandi 50 bari. Nakiriza ijambo ry'Imana. Reka twicare. Intumwa aho zari ziri zimaze gukora ibitangaza, mitume kwenye walikuwa walipofanya ngo barangije ngo bafata umwanya wo kuja kureba Yesu, kwa muda ya kwenda Yesu ibitangaza yakoze. Wakaambia Yesu miujiza walifanya. Urumaje hano muri iki gitondo, wewe unakuja hapa asubuhi, imani igiye kuremera, Mungu akumbie kitu kitandukanye cyane n'icyo wewe mu myaka yatambutse, tofauti na wengine kwa miaka hii. Nongera mvugane n'ubuzima bwawe, nazungumza na maisha yako, amateka wagize mu myaka yatambutse, story ambayo ulikuwa nayo kwa wakati. Ayo mateka hindukane na 2023 mu izina rya Yesu. Ngo bamaze kumubwira ayo magambo, walipomwambia ile maneno, ngo Yesu abasaba kwinjira mu bwato. Yesu akawaambia kuingia ndani ya ngo bakibara kwinjira mu bwato, walipoingia ndani ya ngo nyamara hari abandi bantu bari babategereje.
umutima bwawe muri bya bindi bizakunaniye Imana ikugirira imbabazi hahandi watsinzwe Imana ikugirira imbabazi ntuzongere gutsindwa ngo Yesu no mu kubareba kwiwe ngabona bameze nk'intama zitagira umugeri nta bufasha bari bafite nta n'urungira bari bafite ngabigishwa baramubwira ngo burisha nyamara abantu bakeneye kurya wabohereza bakajya mu midugudu bakajya kwishakira izo kurya Yesu arababwira ngo mbese mufite imitsima bakimara kumenya ko bafite imitsima baramubwira ngo dufite imitsima 5 ntabwo ari ibyo gusa n'ibyo ebyiri Yesu arababwira ngo ibyo byonyine birahagije mwebwe ubwanyu mugende mugaburire bari abantu ngo Yesu yarangije ngabagabamo ibice reka muri iki gitondo Imana yongere yemere isezerano ryawe ryo kuzuka Imana yongere yemere isezerano ryawe yongere isuke mu izina rya Yesu ngo bararya ngo bamaze kurya ngo barongera ngo batoragura bya bintu byasiga ngo barongera barabihuza iyi Imana yaguhaye ntabwo igura ibyo umumaro wo munsi gusa iraguha ukanasigaza oya ntabwo Imana igiye kugerera oya igura iguhaye kandi bakubwira rimwe ndagira ngo base ikibazo cye nataka niwaambie kubera iki Biblia ivuga kwa nini Biblia inasema abagabo wanaume ndivuga abagore n'abana hapana sema wanawake na watoto kubera iki kwa nini nabo Yesu bahari ndio peke yao walikuwa basi Biblia tubwira ko bari vuta Biblia inasema ilikuwa 5,000 kandi Biblia tubwira ko abagabo gusa Biblia inasema ni wanaume abagore n'abana bagiye wanawake na watoto walienda wapi musubize Hallelujah. Amen. Waruchinja hewe watamutsemo kabiri asuka bakuraguye musengerere kugira mutaka mbere ntabwo umugore yabaho mbere mwanamke wanahesabiwa haba abagabo ilikuwa ariko uyu munsi kuri mu bizimana kubw'ineza n'amaraso atubereye ku musaraba iyi saha umugore yitwa umugabo bijyanye n'ibikorwa akora ntabwo bakibarura abagabo gusa babarura bahereye ku wa mbere gusa ku wa nyuma babarura umugabo bakabarura umugore bakabarura n'abana kubera Imana data wa twese yasanze muri aba gaciro alikuta Mungu ya samani iyo uri agaciro ntabwo Imana igutakaza kama uko wa samani Mungu akutupa impamvu byarutse n'impamvu imwe sababu nitaupa ni sababu moja ni mwebwe mwamenya agaciro k'imva ya Yesu nichuni nyenzo yenye mlijua usamani ya kaburi ya Yesu niwe mugabo agiye kuza gutangaza kursi nkuru basi mwanaume kana nenda tangaza ile habari njema ibisabagabo n'ibyo munsi kwa wanaume ndio hiyo wakati gutekereza kuwaza bagatekereza umuryango wanawazia tu jambo iyo bagize icyo baronka kama wanapata kitu umutima uvuye umugoroba ile wakati pepo anakufa ariko umugore lakini atekereza buri saha buri segonda aratekereza muda yote anawaza kubera iki toya nini muri abanyabwenge Mungu bakiri mumenya ibyo dukeneye unajua vile tutari twanasaba na tuyaomba uko nako ni Imana ikora ndio vile jinsi Mungu anatenda uko ni Imana ikora ndio jinsi ibyo tutari twatekereza kuyibwira yeye tuyawaza tujye kumva kanwa kacu kujya kuvuga nenda fungua yarangije gukora purani igomba kunyuba isa pale reka muri aya masengesho ukure n'igifatika oya ndavuga na muri aya masengesho Imana ikorereza igifatika mu izina rya Yesu Imana ihomora inguma zawe ziri ku mitima ahantu kaboneka agaciro Imana ahurira agaciro mu izina rya Yesu upate faida katika jina la Yesu
arababwira ngo mugere ku bwanyu sema ninyi wenyewe abari mwebwe mugere muje kubagaburira ende muwapatie chakula ngo bamwe bicaragije abandi 50 wote wakaenda nuko twateranye uyu munsi tugaruke hari ahandi abantu bateranye na none twese imana izi ibidukwiriye imana iravugana nawe ivugane natwe ivugane n'abandi ndetse n'abari mu gusengera mu cyumba cy'iwabo mu bagore imana iravugana nawe zemeye ko atugabana inteko atukabure haleluya ntabwo bashobora gukora ikosa Mungu hawezi fanya kosa yo kuguhamagara nta nyungu igufiteho ya kukuita na haina faida tena iguhamagara nta nyungu igufiteho anakuita tu ya faida umucuruzi ajya gucuruza ariko ubona inyungu churuza inaenda uchuruza kwa sababu uhereye ku wa mbere gusa ku wa mbere nta nyungu ufite ya kwanza mpaka siku ya kwanza ingine na unafa ubucuruzi bwaboneka churuzi unakora ibindi unafanya vingine ariko kuko wabonye inyungu kwa sababu uliona hano wifuza ko n'ikindi gishoro cyo kongeramo ukagira ngo yiyongere reka imana iguhereze inyungu zayo gusinyisha haleluya aba bantu bari bameze nk'intama zitagira umugeni watu walikuwa kama kondoo bila mchungaji yesu yamaze kukugirira impuhwe Yesu akisha kukuhurumia hahandi udafitiye ubushobozi basi hauna uwezo hahandi udafitiye ububasha basi hauna uwezo hahandi inshuti n'abavandimwe bakukuyeho basi marafiki na bandugu hahandi imiryango yakurekuyeho basi jamaa imepatia iraza ikiyerekana kubw'impuhwe zabo na kuyaka naonekana ikaguha ikintu kizatuma abantu bavuga anakupa kitu mtaacha watu wanasikia iyo bageze igihe cyo kuvuga iko wakati ya ya magambo yo kurusenya bavuze ile maneno na aya magambo arahinduka ile maneno na iyo amaze guhinduka batanga ibihamya ibihamya bimaze kuboneka haba inyungu za bya bihamya kugira ngo buri wese amenye neza y'imana kuri wowe kuonekana mzuri ya Mungu kwa ntabwo imana ishobora gukora ikosa ryo kwambura agaciro kufanya pesa mbabwira abantu bagira amagambo ari ikibazo cy'ijambo watu wanakuwa maneno Mungu anakuwa na neno iyo amagambo y'abantu arangiye maneno ya watu ijambo ry'imana riguhimere neno la Mungu kukupa iyo amagambo y'abantu arangiye ibyiringiro byongera kugaruka muri wowe iyo amagambo y'abantu arangiye za birimo byongera ukabyunguka iyo amagambo y'abantu arangiye aho bagutegeye urahasimbuka ugiye gusinya cyane akavarisoni muri rero mvugo y'ibihumbi gutegereza ugusinyisa unangoja wakati na saa iyi saha y'imana itaragera ngo babone igisubizo wakati saa ya Mungu hajaenea au ariko isaha y'imana yageze saa ya Mungu ikifika aho abandi bahomeye bahungukiye basi wengine wanapata aho abandi babona ibyo kurya bahomera ibyo kurya wenyewe wapate aho abandi batabona ubutarazo bahomera ubutarazo wakati umeokolewa unapata imana ivuye kunezerwa muri uyu mwaka Mungu akupatie kufurahi mwaka imana ivuye kunezerwa muri uyu mwaka Mungu akupatie kufurahi mwaka yesu ashimwe cyane cyane gusoza hiyo niko na maanisha ariko ongera wibuke lakini ukumbuke tena imbabazi imana yakugiriye huruma ya Mungu alikufanyisha ubwami bwo gutambuka uko utangiye kurukomeza kurya wengine wanapita wewe unaendelea ujye kuma mu gatuza wikwikoma mu gatuza usijipige kifua wumve ko ukomeye usikie kama uko aho imana igukwishima ngiri igihe cyo gusenga Mungu akusaidie wengine siku kugira ngo ukomeze kubana nayo ikongera igihe cyo kubaho uendelee kuishi na Mungu. Mungu akuongeze siku za kuishi. nijoro nibwo imana yabwiye Usiku ndio Mungu aliniambia ngo abantu benshi bavuga ngo ubutunzi butagira umumaro watu wengi wanaikala kwa utajiri tu yenye haina maana, ariko ntabwo ari bwo gukorera ubugingo lakini hawatumikie uzima wa milele. dukorere ubugingo Tumikie uzima wa milele kuko aricyo kintu cy'ingenzi kuruta ibindi. ni kitu ya usamani kupita kitu yote. Imana idufashe Mungu atusaidie twige kongera gusenga tujifunze tena kuomba mu mubabaro wawe ndani ya usudi. igakubwiza Imana ukuri Tafuta kwambia mu gahinda kawe usudi, igakubwiza Imana ukuri. tafuta kwambia uyu munsi waba ushobora kuburara siku ya leo unaweza biba bisoro utaburaye na unaona usione kwa nabyo bigutekera kuza muri cyubahiro cy'Imana ubabwire ngo mbere ko burara kandi arimo kurya bizatuma Imana yongera gukora uzatonda muri ibyo kurya wongere ubwenge buhari na ukule ushindi. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe.
urukundo Imana zarana ndio ushimusoro nzara yale sina baba kuzi isikiza vijana kabisa bila kisicha yambaye nanja yakinipa na kama inabeba nabo ya twiti Imana kama anipatie haitakosa imuha ya kwambara Imana ikawa ya kwambara Imana ikawa ya kunya Imana ibikwimye Imana mu mateka yawe tuba wishima wishimira ibyo yagukoreye wishimira ibikwenda kugejeje Mana wa inyelino mana jauna nilabiziramu ulicha urunge imani hakuzi watano wewe kama Mungu alikuwa batano iyeme yakoyo urutuzi kwa mjemba wanyani kubali soko tatili yake yeye wewe sisi wewe uko kitu gani sasa mmoja wa mfumo wa Mungu na roho ibada anasema msingi ya Mungu kuanzisha kupitia kazi za Mungu Mungu anajua watu wake halipo kubali kitu singapi kwa sababu Mungu anaangalia haleluya nuko kwa kitu hichi usaba kwa kwa heshima kati kama hii kuheshimisha tusabuni manchoni tupatie Mungu utukufu haleluya Ando kwa msibona kutanga nyuma kamera basi kwa hapo unabii itaipana na kamera inatoka Yesu ashimisa Bwana Yesu Mungu anapomwonyesha kwa kuiza Yesu inaishi ni ngiye imbabazi ze kutumainia huruma yake Imana yongeye kugira imbabazi muri uyu mwaka ndasubira kugira ngo Imana yongeye kugira imbabazi muri uyu mwaka Imana kugira impuhwe ntabwo bakamenyekana Imana yo kumenyekana kumenyekana kwabo inkuru y'ihanga bizatuma abantu bongera kumenya Imana ndetse bituma bicara imvure ibituma izina ry'Imana ryabici icyubahiro Imana yongere mu mura kanwa kayo ngiye kuvugana nawe Mara muko afasa Kasaba kuza Nikona kuza kufasha Unyachirinde Nikona kuza kufasha Nikona kuza kufasha Unyachirinde Nikona kuza kufasha Haleluya. Amen. Ushaka kuruka. Mali mu bushamsi.